abagabo se babacuruza ku muhanda uzamubona wihamagaye umva muze shira ku rutugu genda haguruka umva muze we nani ijambo gifite hano ndagiye urumva ariko uzanyifuza uzanyicuza tumuka ho karibwo nabona kuri mwiza garuka kireke kigenda ariko nashaka gernya no mu nzu Oh my god. Umva ndakubwiye ngo ufure ukora pe uteke wazi byomba ufure niyo myenda za kugaruka saa 12 sanga byose wabirangije kandi ntumburanye ugize ngwi urashaka kumburanya ndakuburanya gaze ngembaga ku mukozi wawe ako muze naza gukuya amenyo ubundi umuso unkuraga amenyo uzikabagore bizi musuzugura ni ubura taruye ibyenda ngaho amasafuri y'ibiyiko ibiki byose ngo uraherezanya kugogwa ngaje gufura muze mva nkubwira ugomba kumenya ko nta kazi ugira kandi n'amafaranga naje gukurikiranyeho nayo twayamaze ikindi kintu ndi kureba n'ururuzu rwaye na rwasenyaguritse rwaye nk'ari ikiraro cy'inka urumva nakukora mu matwi buriya reka ye nuko zose ndabona amasikariso yose watorewe ngo nje kugufurira iyo yafuze ndetse mbaga umukozi nyine sibyo nahoze ngo kanyama yewe nakaneyemo kuva karukibi utaranabivuga usange wabirangije yego saza we nagushatse tutanakwiranye ndagiye ndagaruka saa 9 z'ijoro ndabona cyarenguye ariko mana yanjye nyagasani mbega umugore irani dayimoni si umugore nashatse uzi ko utahazantwikira mu nzu ibi bintu ntago nabyemera irangegera y'umugore umva sha ndaje ndakwereka ubudasa ndaje ndakoranya ku muryango umvira hano ko we ntago nagutunga uko wazandira mu nzu ngo amafaranga gashize kumaze kugamara gamare nyine ariko nawe urava hano nkweretse ubudasa ugende none ushaka abo bagabo bandi Yes we reba kagiyemo aha hano noneho muzungu ndamufata kabisa Chaki eba mai noneho kiraboro zanga kirafava komite Akira gahunda zawe shanda kumenyereye ibyo bintu byagiye nibyo nawe ntukazuma amazi utari bujya we wanandoga rega nari nibagiye ubundi sinjya n'umuhaduye kwisho muri warambiye ngo nina kwishura amafaranga ya 3,000 bitasumu yapanya mu biryo urumva rero nanjye nzongera kunywa ikintu cyawe cyangwa kurya ikintu wangaburiye ari uko nakwishyuye amafaranga yawe abantu ndabazi rega nese urabura iki wayanyishyuye mugane katugaruke kuri iyo ngingo uzanyishyura ryari ako nukajya unyishyuza gatuna mbwe n'ubundi wowe ngo nuko tuvukane niyo mpamvu rero bamva wanyatse uzabaze nakukubita na mama yasa nawe ngamuhoto ngomba kukwishyurira igihe cyakiyegewe nunamfa rusa nzakudunda ndudamye bikese taka kwanza ukumbiriza game wa irukanka utebuke nanjye se ko mari wa mukari warewe akanyuma toko aha muzongo namufashe karesa ure kuzurebe sindi gukina betting kuri telefone wa amazirano kiwe sinjya kwishyura sindi 5,000 abana rero ni ibihwinini koko bimaze nk'imyaka 3 bitakaraba ariko kakabari n'agasuzuguro umuntu w'umusaza nkanjye ngo mfite umugore ngo nje koza n'ibyombo reka nago bireka manze mamagare umusaza we nkwereke kindi gasane se haro migozi we mbabara wakagira imana we tebuka uzunsura mfite ikibazo gikomeye cyane ugize ngwi oya singomwa ngo nyikubwire oya we tebuka hano mu rugo rwose ni impamo y'Imana mfite ikibazo ya itonde mbamagare n'undi muntu
niko pasite buje hoya shasigaho mwa uri kumva nafite agenda gatenda kunturi ku mutima tebuka hano mu rugo uza nkubwire oya mbabarabyo burimo bireke ni mama y'Imana utebuke ndakomerewe tebuka ni mama sha wabu ntabaye sawa sawa Megaboy we none se mwari hari akazi waba urimo ko nkukeneye cyane ni impamo y'Imana tebuka ntabarugere mu rugo ni impamo ndagushaka nyihanganira akanya gatoya ni impamo pe gatoya konyine ye tebuka ukagira Imana we n'inka we tebuka sha mwana wanje undi mwereke ubudasa kanagahinda n'ugupfusha umuntu ahagaritse reka mbanze muteze imiryango yiwe ariko ndabizi imigozi ntago ari bumworohere ntago mwana ubundi we niwe yamumpaye namupangiye agatubutse ariko hari akantu naba nibeshyemo uzi ko nudamuru ntigeze muhamagara ariko barane batanazana nabyihorera ubwo reka nze mpange kuno nakora isuku hano hantu baza kuza bicara ahantu hasa neza bagiye ngo noneho ni umukobwa waserukiye nuko byose bazabimwitirira sikiri Wega siki ako kunyura vipi sha ukabinyabeza akamwe mu gihe uzi kutarangishana ukagiye umagara n'ikintu kigiye kugura wanshakiriki nukomeza kujya witwara gutyo nzana kwambura ngiye kugira unabyemeye muri ibintu bya no kubita ngenda kubigurisha kwa kazungu rwose niyo myenda ya nubwo ari injopere bayigwa ahubwo gabanya amagambo ngubwira icyo nguhamagariye naho kukwishyura ko n'ubushake bwanjye kwanditse kwanza saga hano nyine gira vuba reba muramu wacu wawe ndi wita bijori kirisi umuzi cya gisaza mwashakanye na gaje arahamamaga yarambira ati hari akabazo ahuye nako byihutirwa kandi ngo tumugwiremo uragira se tujye kumuraka kandi cyako tujyayo nyine tugende nyine ese ko numvaga ameze nk'umuntu uri guhuruza wagira ngo mushiki wacu turi gukora zanye ntebe nyingi se utaho kugira ngo nanagenda nambaye gutya nongera ikibazo abo kingaho ujye umurufunguruzo rwitwarire wenda kuza umeze nk'ikirima nta kibazo ejo bundi wararutaye twenda kurara hanze Megaboy bimeze bitese ni fresh wowe se cyane nanjye ndaho kabisa ugiye se mwa byara kwa bijori mu banyamuryango mu banyamuryango cyane okay nanjye niho ngiye reka dukomezanye wowe ugiye kumara ikizi se ntabwo bizi ko nanjye uri mu byara wa gaje murakoze kwitabira n'ukuri kw'Imana nta n'umuntu ntengushe ni ikibazo rero kiragira giti ndahera kuri uyu nguyu umusaza we ubaze mushiki wawe impamvu afata akamfurisa imyenda akamfurisha amakarisa akameshesha ibindi bintu agarazi byose njye mba numiwe nicyo kintu nshaka icyo duheraho ubundi nkumva ukuntu mu mutwanjye maze iminsi nzagara mukabanza mukankiza nanjye pe nkaba ntekanye ya baba ese kumbe nicyo wahamagariye kandi wa mugabo ugira umwanda ugize ngo kuba ngufurisha amakarisa ukoza amasafuriya ugakubura ugateka warangiza nanjye ukanyitaho koko ibyo bintu urumva ari amakosa agiye nkora mana yanjye cyakora isi irikoreye da gaje usubiramo numva umuntu w'umugabo uratinyuka ukamumesheshaga amakarisa koza n'ibyombo akuzi ko wahininye noneho mbibonye ntabwo nari nzi ko kuva na kera uko wari umeze ariko ukimeze ubu ngubu ariko ko numva ushaka kunkanga mu rugo rwanjye muzi kuba nabahaye karibu mukinjira ahangaha atari ko nta
nabasohora nabi nkabasohora no ku giti nkaho ibyo kuvuga rero ngo nguko ngo nari maze ngo kera ngo n'ubu ngo nikomeze ibyo sura bishinzwe cyangwa ushinzwe ubuzima bwanjye aha ni iwanjye di ntabwo ushinzwe kuntegeka kandi ndakwiyamye. Sawa uwo musaza wawe mukuru yavuze yakubwiye amagambo kanga kuyumva nanjye nka musaza wawe muteye ibintu ugiye kukubwira umwanzo siri bugufatira nka basaza bawe nta muntu uri bubuhindure kandi Bijori Chris nakubinga muri urugo rwiwe iwacu mu rugo ntago tugukeneye kwibana turi batatu njewe na migozi na mama ntago tugukeneye nitesha mutwe ryawe urabizi ko tuzengereza rwose twe tugize imana Bijori Chris akukuye kwishiga urugenge kumutesha umutwe nakubinga akakwirukana muri urugo nutugarukiye mu rugo ntago tugukeneye akakurengo ni gaje na sono ufite hajya ngo nuko tuvukana ibyo ntago uri butuzane nibyo rwose niyo mirimo yatubwiye umukoresha narinzi ko ari imirimo y'abagore ese gaje reka nkubaze nakora ko ngumaze magurutse uratinyuka umugabo wawe ukamufurisha amakariso ariko se koko tuvugishije ukuri umugore nguyu hari ikintu utakora ko kera twafuriraga mama amakariso twijya no kubyakera njewe umugore wanjye daforoza simufurira uyu mugore ndamushyigikiye ari n'uwanjye nta kintu namukorera nimba bikurambiye kandi umumereza nanya nzajya nanamuheye nego ratasha wawe uramufurira wenda we ni kubwumvikana njya uzi njya amani napagura z'amatwi cyakora nashishikaye ari wowe wazajya nayo nayo ukajya uyaheho ukajya unamukarabya koko wamutwaye se ukamujana ukajya uzinshyiza buri segonda yewe cyakora hangaye ngaho jana Shakiri uzi umwanzuro tugiye gufata n'ubundi ni njyewe gupangira abagore reka njye nagasikiri tujye kukuzanira wa Mariya reka wa Mariya kiriya kigore gisa kuriya nka kaburimbo nanda kigira uzi ko kinuka kanuza ntago rurangore nabyemera reka ahubwo se buriya arabona ukuntu muhashishema uriya mugore arutwa na gipunyu none ngo wapi ntago yagusimbura mu buriri ukuntu twagiye no mu bukwe bakamubwira ngo yazanye ngo umugore ufite nyashu ngo wicyuye none mva ibyatangiye nyine umurengo wica nk'inzara muze jewe rwose mwana wa ndagushyigikira okay ubwo wa Mariya mutamushaka mujye kumuzanira uwo gipunyu mwavuze reka nawe munyura mu kwaha gipunyu afite agahuyu mu kibuno akuze kuri igihuye nini karaga huyu ka gipunyu zikariho mu bavu mumurira neza kuri iyi si ikigoryi ufite ikibazo mu mutwe gendarme wamumbwiriye ariko so bundi turetse nibyo ako gahuyu wakabonye ugiye yego wamuganira reka rwose ibingiyi ntabwo ari byo pe mureke dufate umwanzuro nimba gaje tumwirukana agende ashaka ajya kwangarira nimba yagipfunyemo muzanubwa nuko agahuyu azakoza kavemo ubundi abane na Bijori Chris amahoro atahe mu muryango rwose ni umwanzuro tutahe umva rero Bijori Chris reka gaje tumwirukane ubundi njye kukuzanira undi mugore muhereza imyenda ye n'ubundi yayizanye mu gafuka ndabizi ko nijye wakamuguriye muhereza agende muze wikirirwa wigora yicarira aho ngaho reka tumuzanire Mariya umugore aramujojobye cyane ntagira atahe kandi atatugarukira natwe iwacu asa nukaginera ntabwo ndi imbwa yawe rebamo ibyo yabagiwe byose naka kenda wajya gunyaramo abizi kutagasiza nako nanyaragamo se niki uko tagisi zanjye ziriye ko mutazizanye reba nimba zirimo ese undi kare wazimuguriye ubundi sana murebere muri asa migozi wagira kandi ntugaruke mu rugo natwe twarakurambiwe uri kuburamo iki mwana iki gitenge si icyamamaga si iki ugize iki yaracibye ngene nacyo turagitaha ejo bundi yari yabivuze rwose ariko se have itonde ibintu byose wakuye mu rugo biragaragara usaza sinarubwiye ngo ruzayifure rugeze runayifura ayifura se aranyirukana atanayifura pakira Yesu ase pakira neza imyanda igende wanatugeze mu muhogo tugiye kuruka murabona se ko nabura undi mugabo abagabo se babacuruza ku muhanda uzamubona wihamagaye umva muze shyira ku rutugu ugende haguruka umva muze we nta n'ijambo ugifite hano ndagiye urumva ariko uzanyifuza uzanyicuza tumukaho karibwo nabona ko uri mwiza garuka kireke kigenda ariko nashaka ajyanye no mu nzu